maze igihe narahabye nivuruguse mu byaha, ariko numva ababwiriza bavuga ko hari uwankiza. Mbese uwo ni nde ko nakabije ibibi? Mbese ni nde wakwishingira ibyo nakoze? Reka nkubwire, reka nkubwire, ibibi nukutemera nukutizera, nawe ubundi nta munyabyaha nubwo yaba ameze ate, waburira imbabazi ku birenge bya Yesu. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Mfite amajwi numva mbwira andwanira mu mutima, rimwe ritirekera wiruhira ubusa warakererewe. Hari n'irindi rituje rimbwiriza kuva iyo ndi, none mbuze icyo nkora nimumbwire bagenzi. Iryo jwi rituje ni irya Yesu wagukunze, iryo riguca intege ni ry'umushukanyi urizibukire. Naho wakwiheba nubwo wakoze byinshi, umusaraba ni igisubizo cy'ibibi wakoze. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Mbega urukundo rwinshi rwamanutse mu ijuru, menye ku Igorogota hari igihe yabambiwe. Ndatakamba mwami Yesu, babarira ibyo nakoze, babarira unyakire mpinduka umwana wawe. Uba riteguye ni wowe yaje ashaka, yaje hano mu isi kugira ngo aguhe ubugingo. Ahora ateze ibiganza bimwe byuzuye imbabazi, kandi byatobaguwe kugira ngo ukire. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. ntiwaburira imbabazi ku birenge
yesu